Ngiye kubakira inshuti bakunzi mu kiganiro cyanyu mukurikirana kuri TRUELINE program, aho uyu munsi twabateguriye inkuru nziza. Si n'inkuru, ni ikiganiro turi buze kugirana n'umukozi w'Imana. Nkunda kumwita umukozi w'Imana kuko kuri ngewe rwose Imana imucamo ikambwira. Cesar, basuhuza. Turasuhuza abantu bakurikira TRUELINE program, inshuti zacu, abajyanama bacu, abaterankunga bacu, abafatanyabikorwa bacu, abantu mwese mukurikira TRUELINE program, kandi tubona urukundo rwanyu ni ukuri muradushyigikira. Imana ibaho umugisha. Yego, Imana ibaho umugisha cyane. Ibyo kandi bituma numva nashaka no gushimira n'abafatanyabikorwa bacu. Cesar, ndashimira cyane Relax Salon. Ni salon nziza cyane, ikwitaho, igukorera neza umusatsi, inzara, buri service yose ujyayo barayigukorera. Ngeso kubabeshya ukubona mbanza nibo banyitayeho, umva kuva ku mutwe kugera ku maguru byose baba babikoze. Noneho bo niyo ugize ikibazo babandi uvuga ati ninjya muri solo muri kino gihe cy'imvura, imvura ikanyagira biragenda gute? Reka rwose ngewe bamereje n'umutaka rwose. Service zabo Cesar ntago zikoraho. Relax Salon, ngewe ndi umugabo, ngira ngo murabona nta bintu yambaye uretse kwenda kunyogosha bakanyogosha neza, ariko ngira ngo Princia ubwo ushaka kumenya Relax Salon aramwitegereza. Niyo mpamvu ntekereza wanayivuze mbere. Ya niyo ngiye yankosoye nijoro, yankosoye rwose. Ni salon nziza, service umva winjira baguprotocol ukarinda usohoka rwose bimeze neza. Ikindi kandi ndashaka no gushimira abafatanyabikorwa nk'ahantu tuba twicaye heza cyane. Twicaye Auberge, ni hotel iherereye Kibagabaga munsi y'umusigiti. Ni ahantu heza ewana buri kimwe cyose icyo usabye bakikuzanira mu minota itabaye myinshi cyane. Ari ahantu ujya ukicara nk'amasaha nk'iminota nka 30 batarakwakira. Byakubaho bibaho cyane, ariko Auberge ibyo ari byose n'umuntu buriya ushaka kumenya n'imico nyarwanda ngira ndabibona ubuzima bwibereye. N'ahantu ntago izuba ryakwica, n'ahantu urahagera icyo ushaka ukagifata, ushaka kuruhuka watemberanye n'umushuti wawe Princia, ngira ngo ushaka no kuruhuka ukaryama, wahakorera reception, wahakorera anniversaire, iki ni cyo cyose kabisa ahantu ni sawa. Ndashimira rero abafatanyabikorwa bacu Great Apartment, ndashimira Okape n'amahoteli menshi agiye atandukanye, aho si yageze service zabo rwose ni sawa. Abo bose n'abafatanyabikorwa bacu ni ukuri. Ahantu amashusho yacu, ahantu tuba twicaye, ngira ngo ahantu dukorera murabona harakeye, Imana haduhaye umugisha. Yego, n'amashusho meza n'amajwi aranguriye neza, mushobora kumva byose tubishobozwa na Shivanova Entertainment Group. Niyo badufasha kugira ngo ishusho yacu ibisa neza ndetse n'amajwi yose bibagereho bisa neza. Princia, ngira ngo Shivanova ayisariyuti umukameramani wacu akorera muri studio yitwa Shivanova Entertainment, ariko ngira ngo by'umwihariko n'abantu bakurikirana kuri Instagram, kuri FB yacu, abantu bakurikirana Twitter yacu, ngira ngo bajya babona n'amafoto dushyiraho, bari amafoto y'akataraboneka. Ngego umva ntago urinda kumusanga muri studio. Iyo uhamagaye Shivanova Entertainment Group bagusanga aho uri, bagukorera buri kimwe cyose, yaba bridal shower, birthday, anything you want. Niyo waba ushaka ifoto ya profile wowe just ko uhita uhamagara kuri iyo nimero ica kuri screen yacu bakakugeraho vuba vuba. Noneho ntabwo rero uzi Shivanova buriyo yagufatiye amashusho y'ubukwe umugeni, abantu bose baribaza bati ni wa mugeni twari tuvuze, nuko byari bimeze. Bagukora ibintu bidasanzwe cyane. Murabana kuva ku ubukwe butangira kugeza burangiye. So uyu munsi rero ntabwo twaje kugira ngo tuvuge abafatanyabikorwa bacu gusa, kuko badukorera byinshi. Tugiye kubashimira ntabwo byarangiye. Tugiye kubashimira n'ukuri. Imana yabaduhaye nk'umugisha, ngira ngo abantu baba bibonera ubwabo. Yego, rero ibi nibyo bita bivuga bituganisha ku nsanganyamatsiko yacu. Ndashaka uno munsi Cesar numva twaganira ku kintu kivuga ati se urukundo n'irari bitandukanira he. Nk'uko TRUELINE program twabibabwiye, dufata ubuzima busanzwe tukagerageza kubusanisha n'ubuzima bwa Bibiliya. Uyu munsi turaza kugendera mu cyanditswe kiri muri Samuel wa mbere igice cya 13 umurongo wa mbere kumanuka. Turashaka kureba inkuru ya Dawidi n'umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa Tamari hamwe na Amnon. N'abantu bagaragaza n'ahantu ubona ahantu urukundo, aho Amnon yakunze mushiki we. Iyo uza gusoma inkuru yose batangiye basobanura urwo rukundo nk'aho ari urukundo rw'ukuri, ari urukundo rudasanzwe, ari urukundo mbega nkazankunda umuntu akubwira ati nzemera, ati ndagukunda kurusha kwifi kunda amazi, ndagukunda ku buryo n'itegeko naryisha, ndagukunda nanagupfira, umuntu akubwira ati ngiye nahinduka Kristo nkagupfira. Yego, urwo rukundo rero, urwo rukundo nirwo muri Samuel wa mbere describing, bagaragaza urukundo. Urabizi ukuntu mu gitabo cya Samuel ndetse no mu bitabo by'abami niho bavuga urukundo, kumva ko ni urukundo.
so uyu munsi rero turashaka ariko iyo ukomeje gusoma inkuru usanga ko Abunoni ntabwo yakundaga Tamari. Mu by'ukuri iyi story iyo ukitangira umva uburyo umuhungu yavuga ngo ngewe ubwanjye ntabwo nsinzira ndaremba namwibaburiyemo. Iyo nkuru umvishe ukuntu umusore avuga ngo namwibaburiyemo ibaza ariko umuntu akubwiye ngo nakwibaburiyemo uvuga ngo waragiye neza umujyamo indani nandi oya katubivuge umuntu uri mirw'iki gihe naragupfiriye mbese undimo indani sinjye uriho nandi bavuga ngo kandi mu ijambo wa Filipo bavuga ati sinjye uriho ni Kristo uri muri njye. So abantu basigaye bavuga none sinjye uriho ni wowe usigaye ungenderamo ibaze kweli umuntu arandira akabona wowe nareba imboni yawe nkibonamo. Kandi Princia biriya bintu bibaho usanga abakobwa neza ashobora kuvuga ati nkunda runaka bimwe byo gupfa n'umuhungu aravuga ngo ngewe urugero ngewe nkunda runaka nakwemera nkanapfa. Ariko ubwo ntabwo ari urukundo buriya Cesar. Urukundo ntabwo ari uko rumeze. Urukundo rutuma uhuma ukumva yuko ibintu byose wabirekura ukumva ikintu cyose niko bimeze namukunze namupfira. Buri rukundo ntabwo ari uko bitwara. Urukundo buriya rujyana n'amarangamutima gusa ntabwo ari urukundo. Buri rukundo ruzima n'urushyira mu bushishozi. Kuko buriya Abunoni ntabwo yakundaga Tamari ahubwo yaramufitiye irari. Yamufitiye irari ariko se nanone niki cyari kwereka Tamari ko Abunoni ari irari? Ahubwo icyo nicyo kibazo. Ikibazo ni gute umuntu yashishoza akamenya ati ese uru ni urukundo cyangwa iri ni irari. Ahubwo rero Cesar ngiye ukuntu nabimenya ntago wazumbwire duhuye rimwe kabiri gatatu ngo urangize ati naragukunze unzihe uranzi icyo ni icyambere umuntu witwa ngo wakunze uramuzi. Ariko nanone Prince ugomba kubanza ukamenya ko hari abahungu ntazi hari muri iri jambo hari ahantu ngo Abunoni yari afite inshuti ye iyo nshuti ye Bibiliya iravuga ngo yari indurumbanya yari nk'indyegera ari nk'ibanda ari nka wa muntu nyine utapfa kumenya. Umuntu rero utapfa kumenya hari igihe akubwira ibintu cyangwa akakwigisha ingeso abita abapampa bakabita ntumuzi akakwishushanyaho. Prince ndakubwira ngo umuntu yakwishushanyaho akubwira ngo ndagukunda Prince byo gupfa mukanamarana n'imyaka 5 nta rukundo agufitiye. Tekereza noneho inshuti yawe mumaranye imyaka irenze 3 uwo muntu avuga ko agukinisha ati oya reka nkubwire buriya irari ukuntu ritandukanye n'urukundo sibyo. Iyo umuntu ari cyo gushakaho sibyo ukakimuha ahita agenda. Ijambo ry'Imana hano muri Samweli rabivuga neza. Tamari Abunoni amaze gufata ku ngufu mushiki we yamwanze urwango ruruta rwikubye kabiri niba ari na kabiri niba ari na gatatu urukundo yamukundaga sibyo. Nuvuga ngo irari ukuntu riteye muri iyi minsi ibyo ntabwo bimeze nka kera barahiringaga iyo gushaka ikintu akagihiringa akagishaka amanywa na nijoro ariko ubu ngubu ntabwo bigitinda oya umva umuntu asigaye aza rimwe kabiri gatatu icyo ashaka akaba arakibonye. Rero iyo ari wa muntu uzahaguma ntago agenda ariko iyo wa muntu azahaguma arakibona agahita agenda. Ariko buriya ntekeza iyo harimo irari buriya biba bitandukanye no kuba habamo n'ubugome kubera yuko impamvu yabyo ngiye nemera yuko haba harimo n'ubugome. Abunoni haranu Tamari abwira Abunoni aramubwira ati se kubera iki iyo amubwiye atangiye kumufata ku ngufu amubwira ngo ariko kubera iki umfata ku ngufu koko ibi bintu ni umuco mubi ibi bintu ni iby'ubucucu arabivuga. Amubwira ngo ibintu ni iby'ubugoryi kumfata ku ngufu kunsambanya waretse kunsabye data atakunyima waretse noneho data akakuma abantu babibona tukajyana. Umuhungu Abunoni nimba wenda simbizi n'abahungu benshi bijya bibaho umuhungu akaba akundana n'umukobwa baba bakundana by'ukuri ariko umuhungu bari kumwe mu cyumba umukobwa akamubwira ati wakwitonze ko ubukwe bwacu byibuze tukabwihutisha hatoya utaba wakanwa uzantwara kanantera n'inda tukitonda n'ubundi bintu n'ibyawe nduwawe urirukanswa n'iki. Oya muri iyi minsi asigaye yagorereza eskize agatakubwira ati se ntegereje nkazasangura ikiremba nyine ni eskize betogo ati ntegereje nkasangura ikiremba none icyo dushaka kumvisha abantu hano icyo dushaka kumenyekanisha sibyo ntago turi kujya kuko urukundo rubaho Cesar urukundo rubaho hari igihe umuntu agukunda by'umwihariko pe akagukunda ariko nanone turifuza ko nujya gukunda umuntu uzabanze wibaze se ndamukunze koko cyangwa nirari mufitiye. Hari igihe umukobwa bateye neza nk'umusore ukamuratura umukobwa nta kindi namukorera sibyo wenda kuba namusambanya bikarangira sibyo ukumva nicyo cyonyine mwabanira ukavuga ati njyewe ndamukunze none kubera iryo shyaka kuba ateye neza ukumva ugize ishyaka none ukagera igihe nawe mu bwawe ukihingamo ko wamukunze buriya kamubwire uzi ko Abunoni buriya yaricaraga akumva muri we
akunze mushiki we tamari ko yari mwiza none niyo usomye neza iki gitabo kikubwira ukuntu Abunoni yari afite inshuti ze zimwumvisha ukuntu mushiki we ari umukobwa mwiza akumva yuko yagize nk'inshuti yiwe imutwara atari Abunoni umutwaye yabahombye urumva none hari igihe rero ugira inshuti zawe zikakumvisha ikintu bikazagera igihe agira abantu bitabaye Nadabu umuntu akaza kubwira turiya mukobwa kandi bijya bikunda kubaho umuntu akareba umukobwa ntamubonemo icyubahiro ahubwo akamubonamo nk'umuntu usuzuguritse umuntu ntakubone wenda ngakubonemo mariage yawe yejo akubonemo kubahisha ababyeyi kwawe kwejo akubonemo gukora neza ahubwo we akakubonamo ko warwara sida ugapfa vuba cyangwa se wanabyara ugatakaza karite yawe vuba oya wijyana kure si n'abahungu gusa n'abakobwa nuko ukamwereka nk'umuhungu ukamwiyatuye umuhungu rero nyuma yaneta ngo ngafite inoti ngo mbega umusore umva ukumva waratanzwe ahubwo kuba utaramwemerera uhita ubona agatakumvisha uburyo afite amafaranga agatakumvisha ukuntu afite ibintu so ukagenda utwawe n'irari ry'ibyo bintu aho kugira ngo urebe realite uvuga se koko uyu muntu ndamukunze none aho ni hahandi ibyo bintu nasanze akenshi binafekta amago y'iki gihe Cesar ugasanga mukoze ubukwe warakurikiye iryo irari rero ni ikintu kikaramba bivuze ngo irari ni ribi cyane ni ribi umva ni nko kuvuga babyita mu cyongereza mu kibi cyongereza nabyita crush hari igihe urarikiye ikintu kumva uragishatse none wakibona ariko mwakiga kubana noneho umaze kugirana umubano nacyo gusezerana nacyo ukabona mugiye kubana igihe niyo utangira kuganizinga yuko cya kintu ko kutagikundaga so niyo mpamvu uyu munsi nshaka ko Cesar tuganira cyane ku ngingo ivuga ati ese ni gute umuntu yatandukanya irari ndetse n'urukundo ese bifata igihe kinini kugira ngo umuntu abe yasobanukirwa ati nakunze ikintu nakunze umuntu cyangwa se nararikiye umuntu ngiye kuntu mbyumva Princia numva bisaba yuko buri wese ku ruhande rwe yabanza gusobanukirwa neza urukundo amahame y'urukundo rega buri amahame y'urukundo na bibiriya bivuga urukundo rurihangana urukundo ntirubeshya buriya urukundo rufite utuntu turugize turwubatse rero niba umuntu nibaza ko niba umuntu akunze undi twa tuntu tugomba kuba duhari urukundo ntiruryarya urumva ni ukuvuga ngo umuntu wawe urukundo ntirusebya umuntu wawe uba wumva buri gihe wahora ajya mu buryo bwo kumwubahisha wamwubahisha ikindi kandi buriya ubona ari mushyashya buri gihe ubona ari mushya buri kandi ukabona ariko noneho iyo ari irari buriya wamaze kubona ikintu ushaka uzi icyita kiba utangira kumva namurambiwe yanaza ukumva ari kukujena uvara gushaka kumvisha ko yagomagara ukumva birakubangamiye kuko deja wowe waramaze kubona icyo washakaga urabyumva icyo gihe rero uhita usobanukirwa ukavuga ati ariko se mu by'ukuri uzi ko uyu muntu ushaka kuba naramurarikiye ase buriya riba rirarira ahubwo ngewe irari ikintu numva cyo irari ni papa si ikintu numva ku bwanjye irari ari nk'ikintu papa si ikintu umuntu ashaka gukura ashaka kugukuraho akahita akijyana umwanya mukamurarangizanyije umuntu akumva ararikiye urugero kuba yagusambanya gusa akagenda ariko umuntu akumva ararikiye wenda kuba akavuga ngo niba iyo aba nasomaga runaka sibyo iyo aba natungaga iriya modoka cyangwa nayigendagamo umuntu akumva ari ikintu ashaka kubera ko atarakibona ariko vraiment urukundo ni cya kintu kivuga ngo uyu muntu nk'uko wabivuze uyu muntu ahora ari niyo ari mushya ugabona buri gihe akantu kose umubonye ukabona ni gashyashya akantu kose yaba yambaye urugwedo rubere ukabona ni rwiza urwo ni rwo rukundo by'ukuri ariko si urwo rukundo ruracyabaho se urwo rukundo urebye neza ntabwo rukibaho ariko rurahari kuko urukundo ruhari nubwo kuko rurahari ntawarwishe ahubwo abantu bararwirengagiza ariko urukundo kuko amahame yarwo niba gihari narwo ni ukuvuga ko rugihari none se Cesar urwo rukundo ruhari ariko tugaruke kuri iyi nkuru buriya Tamari ibwo yari kubwira musaza wati se wansabye data katakunyima ibyo byo ko abantu bavukanaga buriya bwo byari byo ngewe icyo ni kuba bavukana kera cyane bibiriya buriya iyo wayisomye neza ubona impamvu abantu bajyaga baryamana cyangwa se umuntu akashaka umushiki we nta kibazo byabaga muri cyagiye Imana itari bwatanga uburenganzira bwo kwagura kuko buriya abantu bigeze kuba bake ku isi ariko noneho Imana igeze aho irabihagarika buriya mu kubara harana Imana yari yahagaritse ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo
njye nawe tuvukana kuri data na mama ako se bera Tamari na Abunoni baravukana ntago bavukanaga kuri ba nyina ariko bavukanaga kuri base none ibyo rero bikaba kuko buriya na Aburahamu na Sara ngo bari bafite ahantu bahuriye usonye bibira neza usanga bari bafitanye isano ariko se muri iki gihe nge ukuntu nabyumvisha inkuru ndi kuyisoma nari natekereje ko ari uburyo Tamari yasaga nk'ashaka kwikuraho Abunoni akamubwira ari uri gufata ku ngufu ubu ureba ikintu ntabwo baramfata ku ngufu ariko none reka nigereranye nk'aho bamfashe ku ngufu ubu mba numva ngewe n'ikintu cyose gishoboka cyaba kiri hano hafi n'impamvu yo gutuma birekera nagitanga so nishyize mu mwanya wa Tamari ngira ngo yari ari kuvuga ati no ko data atakunyima wambabariye kugira ngo wenda se nkamwikuraho Princia tugaruka kuri iki kintu ntago ikosa ari uko Tamari yari yafashwe ku ngufu kuri ku bwanjye nta nubwo numva ko ikosa ari uko Tamari yateshejwe agaciro ahubwo Tamari numva yateshejwe n'akahe nawe byaramutunguye cyane nuko bikimara kuba Abunoni yabwiye abakozi abaja arababwira ngo mumufate mumusore mumujugunye hanze amvire mu rugo agende urabyumva nawe icyo kintu no kuvuga ngo yaje amukunze yinjira mu nzu we amwubaha nk'umukobwa w'agaciro ariko amaze kumukuraho agaciro ke yahise amurutisha abaja yahise amugira nk'ibyatsi kandi bibaho n'umukobwa hari igihe umuhungu atera umukobwa inda akahita amufata nk'ibyatsi akahita amwibagirwa mu by'ukuri akahita amufata nk'umuntu uri anivariyo udafite agaciro na gato nta kintu amaze imbere ye none Bibiliya iravuga ngo Tamari nta kindi kintu yahise akora yahise afata umwenda abana b'abami ko ari umwana w'umwana ubundi Tamari abana b'abami hari cyabarangaga ni cyubahiro nk'umukobwa we wese umukobwa wese baravuga abanyarwanda bura nibo babivuga neza baravuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko uwo muntu aba ari umwami aba ari umukobwa w'umwami nyine buri muntu wari wese aba yifuza kumureba ariko yamaze inka yari yamwambuye ubwami Tamari nawe ngageze hanze amaze kujugunywa n'abaja afatwa ikanzu y'ubwami n'abami babaga bafite amakanzu ngarayishishimura afata ivu ngaryimenaho urabyumva neza ku buryo byageze aho ngaho bikaba na ngombwa yuko hahita hakururwa ikintu bita urwangano hagati y'abasaza kuko musaza wa Tamari yahise yanga urunuka Abunoni mu muryango habanjiyemo ikintu cy'umwuka cy'urwangano twanavugana neza yuko ibintu y'urukundo rurimo rutari urukundo harimo irari byanga byakunda havukamo ikintu umwuka mubi hatazamo umwanzi haba umwanzi ku buryo ugahituremo umwanzi umwe mubi kuko urumva icyo gihe babanaga mu mahoro ibyo byose basaza ba Tamari ntago bari bafitanye ikibazo na Abunoni wari umuryango usa nkaho babanye neza ariko mu by'ukuri urumva ikintu cyabayeho hahita haba generated y'ikintu kiswe urwango habayeho urwango rubi cyane kugeza n'ubwo Abunoni Abusalomu mukuru musaza wa Tamari ahiga Abunoni kugeza n'ubwo amwishe maze kumwicara atoroka aragenda uretse ko wenda nyuma Dawidi nk'umubyeyi yageze ukuntu asaba imbabazi ariko mu by'ukuri yarashebeje umuryango yarashebeje mushiki wiwe ako mu by'ukuri rero Abunoni yari akwiriye gupfa reka tujye tubwizanya n'ukuri yaramuhe yahemukiye ahagaze namwe muzatubwire nge muzatubwire n'ukuri Samweli wa 2:13 muzayisome hasi mujye muduha reference munatugire mutubwire Princia yaravuze ngo mu by'ukuri Abunoni ngo yarakwiriye gupfa kuko yafashe mushiki wundi muntu ku ngufu ntago ari mushiki wundi muntu ku ngufu yari yafashe mushiki wiwe ku ngufu reka noneho tubishyire ku bantu badukurikiye ku nshuti za TRUELINE program cyangwa ku bantu ku isi muri rusange sibyo ko buri muntu wagufashe ku ngufu wavuga ko biba bingana no kuba yakwica oya no igitsina gore buriya kirabyumva cyane wowe ushaka kubivuga ngo ntago ari ikosa ngo ntago no ni ikosa n'ikintu kibabaje kuba yapfa wumva nta kintu byatwara ibyo ni ibyanjye ariko nawe utubwire nge icyo namukora n'icyo ukizi ariko ubwo Cesar nawe ubwo ku giti cyafite ukabyumva ariko icyo numva akwiye kubabarirwa kameme gufata ku ngufu ariko wenda ikosa ariko Cesar reka nkubaze bagufashe ku ngufu wowe wabigenza nge ndi umuhungu ukamfata ku ngufu birashoboka cyane barabafata ku ngufu TRUELINE program umuhungu bamufata ku ngufu yego barabafata ngaho ngira biramutse bibaye ngewe mfashe ku ngufu ntunesha agaciro ko yamutesheje agaciro Abunoni yirengagije ikintu kimwe
yirengagije ko mbere yuko umukobwa kuko ngo yaramukuruye ukuboko aramubwira ngo mwene data ibintu uri gukora ni ubupfu mu muryango no mu gihugu data yoboramo sibyo ni n'ubucucu bubi cyane ni n'ikizira noneho kugira ngo dukore ikizira waretse ukansaba data ndakwemeye yese amwemera umukobwa urumva uriya abakobwa n'abana beza cyane yese amubwira ngo njye ndakwemeye kugira ngo nteshe agaciro gutya sibyo saba data nze ku mugaragaro n'abantu babireba urumva umuhungu Abunoni niho nemera ko yakoze amakosa Abunoni ngarabyirengagiza aramukurura amufata ku ngufu cyane Bibiliya iravuga ngo amurusha amaboko iryo ni ryarari rero aho rero ni irari rero rikurusha ni buriya urukundo rugira imukwe urukundo rurumva kandi rukumvira urumva mbese yaburuzi ko nta kintu kiza kuruta urukundo nyine byo kubwira kuko iyo hiza kuba ari urukundo none yari afite Tamari sibyo yari kumubwira ati yewe waretse urumva yari gushyiramo iyo understanding ryarari noneho rikajya munsi cyane kuko buriya no mu rukundo regiye ukunda umuntu uba ufite n'irari rero niryo ribanza habanza irari noneho muri iryo rari ukazenda umukunda ni ukuvuga ngo abantu bakundanye hari igihe badakundana mu mwanya ahubwo hakabanza irari none se kugira ngo mbanze kugira irari usiko wanje ndanzaga kubona nkakurebaho ikiza nkahita nkugira irari nkaheraho mvuga ati uyu muntu afite kino kintu urumva nicyo kinkuruye kuri we urabyumva no mu nyuma bitewe nuko tugenda tubahana ibyo ngenda nkubonaho kugenda nkwiga bikazavamo urukundo urabyumva so rero iki cyabaye kuri irari noneho iyo byiswe irari riruta urukundo Tamari yashatse kugerageza urebe byibuze niba hari urukundo ruri muri musaza we ruzamuke rurute irari ariko noneho kubera ko Abunoni yari afite irari riruta urukundo nibwo yese abikora TRUELINE program nanjye numvaga nababwira ngo abantu bajye bagira urukundo rurute irari icyo nicyo tuba twagamije niyo ngingo yacu ni munsi twagerageje kubisanisha na Bibiliya ko twababwiye ko kuri TRUELINE program niho gufata tugakandagira mu ijambo ariko noneho tukarikandagizamo ese ni gute tubyumva none se Princia kuri TRUELINE ikintu ngiye nkundira TRUELINE ibyo bintu bibaho erega biracyariho n'uyu munsi bibaho cyane noneho n'ikimenyimenyi ni ubuzima tubamo bwa buri munsi ni ubuzima tubamo bwa buri munsi ariko se Bibiliya bivugaho iki ikintu Princia yarangirijeho nanjye numva nagushimira uravuze ngo urukundo rurute irari yego urukundo buriya mu buzima uzaharanire yuko urukundo ufite kuko irari nta umuntu utarigira urukundo ruhuza hahereye ku irari nibyo mu cyongereza bita crush nyine ugera kuri level yo kujya kugira love wahereye kuri crush urabyumva so iyo ufite crush nta ndikirya ukarambirwa umuntu kuko ikintu wamushakaga we wakibonye sibyo yego rero nicyo kintu twababwiraga uyu munsi njye na Cesar ati urukundo rurute irari urukundo ruzamuke rurute irari yego atari mu bakristo gusa no mu buzima busanzwe mu basilamu mu bantu bose twe TRUELINE program ntago tubehezinga ngo rumwade peri uri iki no ntabwo ibyo twe bitureba oya nushaka uburi umubahayi nushaka uburi ibiki byose oya umubahayi cyo tureba umubahayi ni iki oya nanone umubahayi ni si idini se bahayi ni iki ni idini ntabwo urizi ntaryo birahari abantu bakurikiye TRUELINE muzawuyobore Princia mumwereke bahayi Nyamirambo ndayizi n'ahandi hose Cesar so ni idini mu by'ukuri ni ukuri ni bahayi bahayi se basenga bahari nacu ibyo bintu tuzabishakira nabwo tuzabiganiriza abantu bakurikira TRUELINE program basenga ikibayayo ya twayigira so mu by'ukuri rero Princia muri make nanjye ndagushimira ku kiganiro wateguye topic nziza ikindi nanone mbwira abantu nimba hari ahantu nabonye haba ubwenge niba hari ahantu haba ubuzima niba hari ahantu habaho iterambere habaho ibintu byose kuko abantu bibanze neza ku cyo Bibiliya ivuga abantu bahindura ubuzima yego ariko nanone ntago nge nabashishikariza gufata hari ibintu bita civilization cyangwa se modernization so iyo modernization ni hari ukuntu umuntu agendera mu maranga mu kintu runaka ugasanga gisa nkaho cyagusivilize uzi impamvu tujya mu ishuri kwiga no kugira ngo tumenye ako se umenye iby'umwarimu gusa yakwigishije cyangwa naho hari ubushakashatsi bukora wowe iyo mwarimu amaze kuguha ibintu nawe urabifata ukaza ukabihuza na external environment yego rero nicyo kintu nashaka kubabwira muri Bibiliya nuko bigenda muri Bibiliya uriga ugasoma ariko se niba muri Bibiliya kera baratangaga ibitambo bakica intama bakayofaringa ku Mana bivuze ngo nawe ariko uzabigenza oya ahubwo byanga byakunda erega ngira ngo habaho copy paste urabifata ukabihuza n'ibyo urimo oya no habaho copy paste edited
edited. Yego kubera ko iyo ukopinze ugapestinga nta kiba uhinduye sibyo, ariko icyo dushaka kopinga sibyo ibyo muri biriya ubipestinge weditinge aho bikwiriye kugira ngo ubashe kugendana n'igihe turimo. Iyo niyo TRUELINE program. Yeah, that's the TRUELINE program. Nicyo tuba dukeneye kumvisha. Ariko nyine mu by'ukuri ingingo y'uyu munsi Cesar rwose ngewe nunankunda uzankunda ariko irari ribe rike. Ngewe nunkunda uzagerageza ibyo bintu bibalansinge. Wowe ahubwo nukunda kuko biba ku basore. None uvuga ngo abasore twe dufite ibibazo ubutaha tugashaka inkuru noneho irimo abakobwa. None si kigaragaye hano si none. None. Yego. So abahungu bagenzi banjye rero kubera ko nawe uvuze abazagukunda, abahungu bagenzi banjye turakunda twebwe. Ndabinginga ngo nidukunda tujye tugaragaza urukundo rurute irari. Ariko natwe abakobwa dushishoze tumenye se uyu muntu aranshaka iki, ni irari ni urukundo. Iyo ni topic izakurikira. Ciao, yes abahumugisha, bye.